Amen. Mwiriweho. Shimye Imana ubw'uyu mwanya wo kubana namwe. Ariko namwe nimwiha amashyi ko mwakunze kuza, mwakunze no kuza kubana n'Imana. Reka dufatanye nanone dukomera amashyi Imana menshi cyane kuko yatugiriye neza ikadushoboza. Haleluya. Ku bashyitsi nitwa Zihiga Faustin, heranira hano, ndubatse, umudamu n'abana, madamu mama David yicaye hano imbere. Turashima Imana. Shinga ihema ryawe ahitaruye, niryo jambo tugiye kuganira. Shinga ihema ryawe ahitaruye, set your tent apart. Ubavuga ikirimi cy'icyongereza. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ndaza gusaba Eliya niba hari agumane mikoro hafi, reka nsome ariko turaza kuguma dufatanye. Tugiye gusoma igice cya 33 cyose, mushira ubute. Hanyuma nkuko mubibona hariya turaza no kwifashisha ibyanditswe bindi biri Timotheo wa kabiri, urwandiko rwa Timotheo rwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa 21. Hanyuma kiriya kibanza ni urwandiko Paul yandikiye Abakorinto rwa mbere igice cya 3 umurongo wa 19, ntabwo ari wa 16. 19 abana ntabwo ari 16. Shinga ihema ryawe ahitaruye. Uwiteka abwira Mose ati, genda uvane ino n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa, ubajyane mu gihugu narahiye Abrahamu na Isaka na Yakobo, nti nzagiha urubyaro rwawe. Nanjye ndatuma marayika akujya imbere, kandi nzirukana Abanyakanani n'Abamori n'Abaheti n'Abaferezi n'Abahivi n'Abayebusi, mujye mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko ntazaba hagati muri mwe mujyayo, kuko muri ubwo bwoko butagonda ijosi, ntabarimburira mu nzira. Abantu bumvise iryo jambo ribi barababara cyane, ntihagira uwambara iby'umurimbo. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, muri ubwoko butagonda ijosi, nagendera hagati muri mwe n'akanya gato nabarimbura. Nuko mwiyambure iby'umurimbo byanyu kugira ngo menye uko mbagenza. Abisirayeli biyambura iby'umurimbo byabo, batangirira ku musozi Horebu no mu rundi rugendo rwabo rwose. Umurongo wa 7 niho twakuye umutwe w'amagambo. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahitaruye, aryita ihema ry'ibonaniro. Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo ahitaruye, aryita ihema ry'ibonaniro. Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hirya yabo. Haleluya. Haleluya. Murimo kunkurikira? Uwashakaga Uwiteka wese yavaga mu ngando akajya ku ihema ry'ibonaniro ryari hirya yabo. Kandi uko Mose yavaga mu ngando akajya muri iryo hema, abantu bose barahagurukaga, umuntu wese agahagarara mu muryango w'ihema rye, bakamukurikiza amaso bakageza aho yinjirira muri iryo hema. Mose yamara kwinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo. Uwiteka akavugana na Mose. Mose yamara kwinjiramo, ya nkingi y'igicu ikamanuka igahagarara mu muryango waryo. Uwiteka akavugana na Mose. Abantu bose bakabona iyo nkingi y'igicu ihagaze mu muryango w'iryo hema, bagahaguruka, umuntu wese akikubita hasi mu muryango w'ihema rye. Uwiteka akavugana na Mose
barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Mose agasubira mu ngando, ariko umufasha we w'umusore Yosuwa mwene Nuni ntave muri iryo hema. Murongo wa 12, Mose abwira Uwiteka ati, dore ujya untegeka uti jyana ubu bwoko ntumenyeshe uwo udutumanye. Ariko waravuze uti nkuzi izina kandi wangiriyeho umugisha. Nuko niba nkugiriyeho umugisha koko, nyereka imigambi yawe kugira ngo nkumenye, mbone uko ndushaho kukugiriraho umugisha, kandi wibuke yuko ubu bwoko ari ubwawe. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Haleluya, haleluya. Aramusubiza ati, ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino, ikizamenyekana yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Si uko ujyana natwe bigatuma jye n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi? Uwiteka abwira Mose ati, n'icyo uvuze icyo ndagikora, kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina. Uwiteka atugirire neza. Amen. Haleluya. Aramubwira ati, nyereka ubwiza bwawe burabagirana. Uwiteka aramubwira ati, ubwanjye nzanyuza kugira neza kwanjye kose imbere yawe, nzivugira mu izina imbere yawe ko ndi Uwiteka, kandi nzagirira ubuntu uwo nzagirira ubuntu, kandi nzababarira uwo nzababarira. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen. Haleluya, haleluya, amen. Mwakurikiye? Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema yabo Ahitaruye. Shinga ihema ryawe Ahitaruye. Haleluya. Slide ya 3. Ihema mu buzima busanzwe cyangwa mu bintu bisanzwe twavuga ko ari ikintu kirinda umutekano wawe n'ubwugamo bwawe, naho uhungira imvura, naho uhungira izuba, naho wihisha imbeho, naho Yesu ashimwe cyane. Ni ikintu kiguha ubwirinzi. Ubwo ni mu buryo bwa rusange. Ni igikoresho wakwifashisha cyane cyane kugira ngo wirinde ibyo byose. Ariko nanone kikaba igikoresho gikoreshwa mu buryo bwihuse, mu buryo budahoraho, mu buryo bworohereza umuntu kugira ngo abashe gutura aho ashaka gutura mu gihe runaka. Mu busanzwe ihema mu buzima busanzwe, wenda kugira ngo no kubitindaho, rikunze gukoreshwa cyane cyane, tent ikunze gukoreshwa n'abantu b'abakerarugendo, babimukira, n'abantu n'impunzi iyo zihunze muzi ko babanza kuzishyira mu mahema ko nta mazu ziba zifite. Ariko si iryo hema dushaka kuvuga uyu munsi, ariko hari icyo nabyo bishushanya. Iyo security, iyo protection, uko kumva ufite umutekano, uko kuguhisha imbeho, nabyo bikubiye muri ibi ngibi. Ariko nagira ngo tumve, twigire imbere, twumve iri hema rya Mose yashinze Ahitaruye byari biteye bite. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Yego. Hano mu byo nanditse ni iyo ihema ushobora kurizinga rikaba rito, ukarishyira ku rutugu ukarigendana. Abari abasirikare cyangwa babaye mu gisirikare murabizi, ushobora kurishinga ahantu ushaka, ukarikora uko ushatse. Ariko iyo urirambuye nanone riba rigari, rigatwikira abantu cyangwa se rikagutwikira n'ibyawe. Iryo ni ihema ryo tuzi mu buryo bufatika. Igihe Abisirayeli bari mu rugendo bava mu gihugu cya Egiputa bajya mu gihugu cy'amasezerano, bakoresheje amahema kuko ntaho bari bateganyije gutura kugeza bageze mu gihugu basezeranije. Yesu ashimwe cyane. Amen. Babambaga amahema, niko Bibiliya ivuga. Aho bageze babambaga amahema. Igihe kigeze, iyi nkuru dusomye y'igice cya 33 ibanzirizwa n'inkuru y'igice cya 32, aho
dusanga Mose agiye kubonana n'Imana, agiye kuvugana n'Imana kandi agiye kuvuganira ubwoko bwe bwa Isirayeli, ngo atinze babwira Aroni batariko wa muntu witwa Mose ntabwo tumubona, turemera indi mana ya yindi yatubwiye ntabwo tuyizi. Imana idutabare. Amen. Aroni bamaze kumushyiraho igitutu cyinshi arabumvira, amaze kubumvira ngo abaremera ikimasa, aba ari cyo batangira kugira gute? Gusenga. Imana irabibona iri mu ijuru. Haleluya. Irarakara, ibwira Mose ngo manuka, reba ibyo bantu bawe bakoze. Mose aramanuka, ageze mu bantu, Imana iramusangira amubwira ngo genda uvane no n'abantu wakuye mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu narahiriye basogokuruza. Aha ngaha muri iki cyanditswe dusomye, n'impamvu nagisomye cyose ni ukugira ngo tuze kumva neza gukora kw'Imana no gukomera kwayo, nk'uko abaririmbyi bahoze baririmba. Imana ibaha umugisha, ariko mu mpera abaririmbyi amashyi bakoze umurimo mwiza cyane. Imana ibaha umugisha kandi bongera amavuta. Mwakoze cyane, mwatujyanye ahantu heza. Yesu nashimwe. Aha muri iki gice tubonamo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere, kuri slide kurikira. Icyiciro cya mbere tubona Imana imenyekanisha umugambi wayo w'ibyo igiye kugirira ubwoko bw'Abisirayeli. Yambwiye ngo genda uvana aba bantu ino ubajyane mu gihugu cy'amasezerano. Ariko imirongo ikurikiyeho muyisome muyikurikire. Ntabwo nagendera hagati yanyu n'akanya na gato, kuko ngendeye hagati yanyu nabarimbura. Nzabaha marayika bajya imbere, abari buzabageza mu gihugu cy'amasezerano. Haleluya. Haleluya. Imana igize ite? Ibivuyemo. Igize ite? Bishingutsemo. Igice cyangwa se icyiciro gikurikiyeho turabonamo uko Mose n'Abisirayeli babyitwayemo. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana yafashe umwanzuro, jyana abantu bavanye mu gihugu cya Egiputa ubajyane mu gihugu nasezeranyije Aburahamu, Isaka na Yakobo. Nzaguha marayika abagenda imbere, yirukana Abahivi n'Abaheti n'Abagerushi n'Abagerugali n'abaki bose. Ariko ntabwo nagendera hagati muri mwe, kuko ngendeye hagati muri mwe nagira nte? Nabarimbura. Mose arabyumva, Abisirayeli barabyumva. Haleluya. Nkuko natwe turimo kubyumva uyu munsi. Kandi Abisirayeli ntitubatera amabuye b'icyo gihe. Ubwoko butagonda ijosi tubutuyemo, duturanye nabwo niba tutari bo. Haleluya. Haleluya. Turimo turumvikana. Ubwoko butagonda ijosi tubutuyemo, duturanye nabwo niba natwe tutari bo. Mose arabyumva. Arabyumva, amenya yuko Imana yagize ite? Yarakaye. Icyiciro cya kabiri cy'iki gice twasomye ni uko Mose yabyitwayemo. Akora iki? Aravuga ati Imana ndayumvise iravuze, kandi yivuze irakora. Niho twakuye umutwe w'amagambo ngo Mose ajyana ihema arishinga hirya y'ingando z'amahema. Amaze kujyana ihema, amaze kurishinga hirya y'ingando z'amahema yabo, habiki agiye gushaka mu maso h'Imana. Haleluya. Yesu nashimwe. Shinga ihema ryawe hehe? Ahitaruye. Mose amaze kumenya yuko adakwiye gukorera muri iki kivange, muri uru ruhurirane rw'abantu Imana itakishimira. Agize ate?
ashinguye cyangwa se avanye ihema rye hahandi hagati mu ngando, arishinze ahitaruye kugira ngo abashe kugira ate gusabana n'Imana. Igice cya gatatu ni umusaruro wavuye muri uko gusabana. Yesu nashimwe. Haleluya. Turacyari hamwe? Yesu ashimwe cyane. Imana yari imaze kuvuga umugambi ifite, yari imaze gusobanura abantu abari bo, yari imaze kuvuga n'iki igiye gukora. Haleluya. Mose yari asobanukiwe neza itandukaniro riri hagati yo kugendana n'Imana. Amen. Amen. Hari ibintu abanyarwanda bajya bavuga ngo abantu banyurwa amanuma. Kuko Imana yaramubwiye iti ntugire ikibazo, jyana ubwoko, ndaguha marayika kugenda imbere, azirukana abahivi n'abaheti n'abaki bose, azabirukana. Okay? Ubundi mu busanzwe benshi muri twe twahagarike, none se Imana nta kibazo, ibyo yavuze igiye kugira ite kubikora. Ariko Mose yari azi ibanga ryo kugendana n'Imana. Amen. Bitandukanye no kugendana n'iki na marayika. Abanyarwanda sinzi imvugo bajye bavuga ngo hakwicarira iki umutogoto w'iki, wakwicarira iki ijambo rya nyirayo. Mose yari azi ko marayika ari marayika n'Imana ikaba iki, ikaba Imana. So Mose afata icyemezo, yanga kubaranwa na ba bantu batagonda ijosi. Aravuga ati jyewe ibi ngibi ntabwo ndi bubigenderemo, reka nitarure, reka njye ahitaruye, reka nshake mu maso h'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Muri icyo cyemezo yafashe, ndagira ngo ibitekerezo byanyu mubikure kuri Mose. Umutwe w'amagambo bavuze ngo shinga ihema ryawe hehe. Nimvuga ibi byo nsobanura, ujye ushaka wishakamo nawe, ujye ushaka umwanya uhagazemo. Nanjye ubu ndimo ndashaka umwanya mpagazemo. Yesu ashimwe cyane. Amaze kwitarura, yashoboye gukora ibintu bimwe mu bintu muri ibi ngibi. Icya mbere, yabonye umwanya wihariye imbere y'Imana. Hari ubwo ujye gushaka Imana ukayibuzwa na saka yombi kuzengurutse. Amen. Nanga mu rusengero ushobora kuza urusaku rukaba urusaku, ibintu byose bikagusakuriza, ugataha utumvise Imana cyangwa utumvise ijwi ryayo. Abize abarimu ntabwo mbona mukomeza niyo nzi bigisha. Yes, ndabona Mama Riki. Amen. Ndababona. Hari ikintu mu bwarimu, hari ikintu bita noise, urusaku. Iyo abize pedagogy, iyo bavuga urusaku ntabwo bavuga runo rusaku rwo twumva mu matwi. Urusaku ruri uburyo bubiri, cyangwa reka ariko mbisobanura. Hari urusaku rwo twumva mu matwi yacu, nk'uko mvugira muri mikoro mukanyumva, nk'uko ingoma zivuga mukazumva. Urwo narwo rushobora kuba urusaku cyangwa ukaba umuziki bitewe n'aho uturuka cyangwa n'uburiwe. Ariko muri pedagogy hari urundi rusaku ruturuka mu muntu imbere. Amen. Haleluya. Urusaku ruturuka mu muntu imbere. Hari urusaku ruturuka ku bwoba, hari urusaku ruturuka ku nzara, hari urusaku ruturuka ku bushomeri, hari urusaku ruturuka ku burwayi. Urwo rusaku ruba ruturuka hehe? Mo imbere. Amen. Mose rero mu bintu yasobanukiwe neza, yararebye asanga ahantu hari urusaku. Imana imaze guca iteka, iravuze ngo muri ubwoko butagonda ijosi ntabwo zagendana nabo. Niyo mwakurikiye ibyanditswe ngo abantu barababara cyane. Uwo mubabaro wagombaga gutuma abantu bakomeza kwiganyira, bakomeza kubazanya ngo se tubigire dute,
baza kumushaka ngo Mose se none ko ya mana yawe, muzi ko rimwe na rimwe bagira bakavuga ngo ya mana yawe, ya mana yawe. Mose aravuga ati rero ibi ngibi ntabwo biri buze kubyara umusaruro, reka ngire nte, reka nitarure njye ahitaruye kugira ngo mbashe kuvugana n'Imana. Yabonye umwanya wihariye imbere y'Imana. Ijambo ry'Imana ku murongo twasomye wa 11 avuga ngo Uwiteka akavugana na Mose barebana nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntabwo ari ibyo gusa, amaze kwitarura, icyambere abonye umwanya, icya kabiri yavuye mu rusaku, nibyo yabashije kuvugana n'Imana. Ariko hari ikindi ijambo ry'Imana ryatubwiye, icyubahiro cy'Imana cyaramanukaga. Haleluya. Icyubahiro cy'Imana cyaramanukaga kigatwikira ihema, ngo abantu bose bakagira bate, bakabibona, bakareba, bakikubita hasi imbere y'amahema yabo, kuko babonye icyubahiro cy'Imana hehe, ahantu runaka. Haleluya. Yesu ashimwe. Ngo hari umuhungu wabaga mu ihema, tuzamuvugaho ikindi gihe, arihariye nawe. Ariko uyu munsi ndagira ngo mbabwire, mbibutse cyangwa mbashishikarize gushinga ihema ryanyu ahantu hitaruye, ahantu hatari urusaku, ahantu ushobora kuvugana n'Imana imbona nkubone. Yesu ashimwe cyane. Ibi ngibi bivugwa aha ngaha ntabwo ari umwihariko wa Mose, ahubwo ni igishushanyo, sinzi niba nabyita igishushanyo, ni imfasha nyigisho, ni demonstration, ni ngewe nawe uyu munsi tubwirwa. Ibi byanditswe imyaka myinshi ishize, ariko uyu munsi turabibwirwa twicaye aha ngaha kugira ngo tubikuremo iki, tubikuremo isomo. Yesu ashimwe cyane. Mose muri uko gusabana n'Imana, muri uko kwitarura agasanga Imana, muri uko gushaka mu maso h'Imana, avuye mu kivunge, mu rusaku. Aba twari hamwe mu gitondo, nababwiye ubwoko bw'Imana. Iyi Mana twakurikiye, Imana twizeye, Imana twemera, iyi Mana ntabwo ari Imana rusange. Amen. Amen. Imana yacu ni Imana y'abantu bose. Muranyumva neza? Imana dusenga, Imana twiringiye, ni Imana y'abantu bose, ariko si rusange, ni Imana y'umuntu ku giti cye. Haleluya. Haleluya. Niyo mpamvu Yesu yabwiye umusamariyakazi bahuriye ku iriba, aramubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ko abashaka Imana bayishaka bate, mu kuri no mu mwuka. Umusamariyakazi amaze kumubwira ati twebwe dusenga Imana, biki amubwira aho basengera naho sekuru yagize, ambwira ati oya, umva ibi ngibi, igihe kirageze kandi kirasohoye. Imana yacu ni Imana y'umuntu ku giti cye. Mose amaze kubisobanukirwa, amaze kumva iby'Imana ivuze, afata icyemezo cyo kujya ahitaruye, bashinga ihema ry'ahitaruye. Aricyo nsaba uyu munsi nawe ngo ukore, kugira ngo ubashe kumva. Habaye iki? Mose amaze kugarura ubusabane, relationship, intimate relationship, ubusabane bwimbitse n'Imana, byatumye ashira amanga. Amen. Yashize amanga, asaba bisa n'ibidashoboka. Haleluya. Hari ibyo uzi utekereza ngo Imana wenda byabaye akahebwa ibyo ngibyo, nta n'impamvu yo kubisengera. Yesu ashimwe. Uyu munsi ndashaka kukubwira ngo wongere usubireyo. Hari Imana ijya ihindura imigambi. Mose yasabye ibisa n'ibidashoboka kubera iki? Imana yari yamaze guca iteka, iravuga ngo ubu bwoko ntibugonda ijosi, ntabwo nzagendana nawe. Ariko umurongo wa 14 watubwiye ngo iki? Kazu aramusubiza ati
ubwanjye nzajyana nawe ubwanjye nzajyana nkuruhure. nawe uruhure. Yesu nashimwe cyane. Mwakomeye Imana amashyi ariko. Ninde udashaka kugendana n'Imana mwuka byaramo? Ninde udashaka kugendana n'Imana? Hari uhari? Ntawe. Niyo mpamvu twaje hano. Yesu ashimwe cyane. Ubwanjye nzajyana nawe kandi nkuruhure. Kubera iki? Mose yashinze ihema rya Ahitaruye. Amaze kurishinga Ahitaruye, avugana n'Imana imbona nkubone. Niko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nkuvugana n'inshuti ye. Amaze kuvugana n'Imana imbona nkubone, amenya Imana nawe iramumenya, arangije aratinyuka. Haleluya. Iyo twitaruye, iyo twasabanye n'Imana, iyo twashatse ubusabane n'Imana, turatinyuka. Siko ijambo ry'Imana rivuga? Turatinyuka. Mose atangira gusaba ibyakabaye adatinyuka no kuvuga. Imana ujye umbwira ngo ninjyana ubu bwoko ariko ntumbwire uwo gite uwo dutumanye. Menyesha imigambi yawe. Turi hamwe cyangwa ntituri hamwe? Yesu nashimwe cyane. Wigeze kuvuga. Ntabwo Bibiliya bivuga ariko ibyo nibyo ngewe numva mu mwuka. Havuze ngo uzantumana na marayika. Hanyuma ninjyana na marayika, ubwo wowe uzaba usigaye hehe? Nzagusanga hehe? Haleluya. Yesu ashimwe. Umenyesha imigambi yawe. Imana iramubwira ngo ubwanjye nzajyana nawe kuko wagize ute? Wangiriyeho umugisha. Haleluya. Yesu nashimwe. Mose yatangiye kuvugana n'Imana nko kujya mu Yesu nkuvugana n'inshuti ye. Imana ni inshuti yacu bene data. Imana ntabwo ari wa mugabo urakaye cyane uhora ategereje kudusumira kubera yuko twakoze amakosa. Imana ni Imana y'imbabazi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari ibyo bakubwiye ngo ibyo ngibyo ngo imbere y'Imana nta kidashoboka imbere y'Imana. Haleluya. Si ibyo gusa. Amaze kubaka ubusabane, amaze kugira ubusabane, amaze kugwiza ubusabane we n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yasabye n'ibirenzeho. Yasabye n'iki? N'ibirenzeho. Yaramubwiye ngo Mana, noneho kugira ngo biriya rero Mose yari umuntu nkatwe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Imana imaze kumubwira ngo ubwanjye nzajyana nawe, umurongo wa 15 n'uwa 16. Nge iyo nyisoma, wenda wowe ushobora kuba hari ikintu Umwuka Wera guhishurira, ariko iyo nyisoma mbona Mose yarashakaga confirmation, yarashakaga gihamya ko Imana itavuze we wenyine ahubwo yavuze na babandi yari yavuze ko ari ubwoko butagira bute. Umva uko yavuze. Yavuze ngo ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Hano hejuru Imana yambwiye ngo ubwanjye nzajyana nawe nkuruhure. Hano amen. Amen. Ariko mumpera Imana amashyi ku bwa Mose. Niba hari umuntu wakundaga abantu ayoboye, kabone nubwo bari bamugoye, yari umugabo witwa Mose. Yesu ashimwe cyane. Cyaduha tukagira umwuka nk'uwa Mose. Ubwawe nutajyana natwe, urumva yamubwiye ngo nzajyana nawe, ariko none hagize ate? Ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Kandi imbere yari yamubwiye ngo jyana ubu bwoko bujyane mu gihugu cy'amasezerano. Ariko Mose kuko afite umwuka w'Imana muri we, yagiranye ubusabane n'Imana. Noneho ntabwo yanze kwireba wenyine, azanye na bwa bwoko Imana yari yagize ite? Yashyize ku ruhande. Ubwawe nutajyana natwe ntudukure. Ikizamenyekana yuko jye n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha. Haleluya. Haleluya. Ikizamenyekanisha yuko jyewe n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha ni iki? Nuko ujyana natwe. Kabone nubwo tugize dute? Turuhanije. Kabone nubwo turi ubwoko butagonda ijosi, kabone nubwo turi ubwoko butumvira, kabone nubwo turi ubwoko,
ariko utwemerere ujyane natwe kugira ngo, haleluya, Imana ishimwe, kugira ngo, ntabwo ari ukugira ngo inyungu ze, kugira ngo izina ryawe rizamenyekane yuko uri Imana ikomeye. Yesu nashimwe cyane, haleluya. Iyo niyo Mana dusenga. Navuze ngo Mose amaze kugira ubusabane, kubaka ubusabane n'Imana, yasabye n'ibirenze ibyo yasabye. Ariko umurongo wa 17 Imana iramubwira ngo icyo uvuze nacyo nzagira nte, nzagikora, kuko wagize ute, wambunyeho umugisha. Haleluya, Yesu ashimwe cyane, Yesu nashimwe. Reka tugaruke hano uko twicaye aha twese, yaba umuto yaba umukuru, dufite ibintu dusengera, dufite ibyo twifuza, dufite ibintu byinshi bitwugarije, dufite ibitugoye byinshi biturushya, duhora dutura Imana. Haleluya. Ikibazo dukwiye kwibaza nk'itorero, nk'abakristo, nk'abantu bamenye Imana, ni iki ngiki: ihema ryacu turishinze hehe? Amen, amen. Ihema ryawe, ihema ryanjye rishinze he? Ihema ryawe, ihema ryanjye niba rishinze hano muri iyi nyubako, ukaza uzi yuko Imana iri buze kuvugana nawe kubera yuko waje hano, wongere usuzume neza, Imana ivuganira nawe hano koko? Nubirimo iravugana nawe inyuze muri ki? Amen. Ariko niba ihema ryawe rititaruye, ukaba wicaye mu ntebe y'umweru, ariko ukaba ibitekerezo, ubwenge uri muri gahunda zo wasize inyuma mu rugo, ubwo hari icyo utakoze, ntabwo witaruye. Amen, amen. Nicyo turimo tuvuga ahangaha. Reka dusome Timoteyo wa 2, urwandiko rwa Timoteyo rwa 2 umurongo wa 2, igice cya 2 umurongo wa 21, dusomere. Nuko rero, mutege amatwi. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Haleluya, haleluya, haleluya. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, agashingura ihema rye, akarishinga hehe? Ahitaruye. Azaba iki? Azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Shingura ihema ryawe, rishinga hehe? Ahitaruye. Ibyo bikubuza, bikugota, bikuzengurutse, bikubuza kwegera Imana, bishingukemo. Nitubivuga kandi ntimugire ngo biroroshye, ariko bisaba kugambirira. Haleluya. Birasaba ngo ugambirire. Kubera iki? Kubera yuko ngo iyo umuntu yitandukanyije, aba igikoresho gikoreshwa iby'iki? By'icyubahiro. Mose amaze kwitandukanya, haleluya, Yesu nashimwe, Mose amaze gushingura ihema rye, amaze kurishinga ahitaruye, yabonanye n'Imana imbona nkubona. Icyakurikiye ni iki? Yabashije kuvuganira ubwoko bwa Isirayeli bwose, arabujyana, bagendana n'Imana kugera mu gihugu cy'amasezerano. Yesu nashimwe cyane, amen. Kubera iki? Kubera ko yitandukanyije, aba igikoresho cyiza. Amaze kuba igikoresho cyiza, Imana iramukoresha. Haleluya. Ninde udashaka gukoreshwa n'Imana? Ninde udashaka kugira Imana nk'umukoresha we? Twese turabishaka. Mureke dushingure amahema yacu, tuyashinge ahitaruye. Yesu nashimwe cyane, amen. Abakorino, urwandiko rwa 2 rw'Abakorino. Umuntu niyitandukanya azaba iki? Igikoresho kigirira nyiracyo umumaro, kandi gikoreshwa iby'iki?
ntuzabe igikoresho kibonetse icyo ari cyo cyose. Ntuzifuze kuba igikoresho kibonetse icyo ari cyo cyose. Yesu ashimwe cyane. Igikoresho gikoreshwa iby'iki? Iby'icyubahiro. Nko gufata ubwoko bw'Abisirayeli ukabuvana muri Egiputa ukabugeza mu gihugu cy'amasezerano. Cyo ni igikuri, ni akazi. N'uyu munsi ni amateka turacyayiga. Kubera iki? Kubera byari ibintu by'icyubahiro. Nawe uri hano, ijambo ry'Imana yatubwira ngo turi abami, turi ibikomangoma, turi abatani, turi ishyanga ryera. Icyo nicyo dukwiye kugenderamo. Yesu nashimwe cyane. Bino ba mbere 6, sorry. 6:19. Sorry. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana? Amen. 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 Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera? Ndashaka kugaruka, ndashaka kugira ngo tuve ku ihema Mose yashinguye, tugaruke twebwe kuba ihema. Amen. To be attent. Aba ari wowe ubiki? Wumve ko ari wowe hema, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera. Jewe ubu ngubu ndi urusengero. Urusengero ntabwo ari inyubako. Aha naho tuza, naho duhurira. Amen. Numvise kwa Apotre Gitwaza avuga ngo ni Zion Celebration Center. Ni ahantu tuza guhimbariza Imana. Ni ahantu duteranira guhimbaza iki? Imana. Ariko urusengero ni wowe. Amen. Nirwo rukwiye kwimuka rukajya ahitaruye. Yesu nashimwe. Rukava muri rwa rusaku rw'ibitugose. Amen. Urwo rusengero rero iyo rumaze kwimuka rukajya ahitaruye, rugirana ubusabane, rugirana relationship, rugirana umubano wihariye n'Imana, bityo ibyo twifuza n'ibyo tugambirira n'ibyo dushaka byose Imana ikabikora idashyizeho akabazo. Amen. Amen. Yesu nashimwe. Amakuru mbafitiye na yahe muri ibyo byose? Ukomeza isezerano kugeza ibihe, Mana ntumeze nk'abantu kandi ntukora nkabo. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikomeza isezerano. Isashimwe cyane. Amen. Murongo wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu muri cya gice cya 33 cyo kuva twasomye, Imana yavuze ngo genda ujyana aba bantu mu gihugu nasezeranyije Abrahamu, Isaka na Yakobo. Nanjye nzaguha marayika kugenda imbere yirukana abahivi. Kubera iki? Ubundi mu busanzwe ngewe nawe uko twakabaye dutekereza, niba abo bantu bakoze icyaha ari ubwoko butagonda ijosi, nta n'impamvu Imana yagombaga gukomeza kugira gute kugendana nabo. Ariko Imana ni Imana ikomeza iki? Isezerano. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ni Imana ikomeza isezerano. Ni Imana itivuguruza ku byo yavuze kuri wowe. Ushobora gukata amakurosi ukazenguruka ukagenda ukagira gute, ariko Imana ihora ari Imana, ntabwo igihinduka. Yesu ashimwe cyane. Ariko hari ikintu kimwe nshaka kubabwira torero. Imana ishobora gukomeza amasezerano, igasohoza amasezerano yagusezeranyije ariko itarimo. Yesu ashimwe. Amen. Mvuze iby'inzaduka. Imana ishobora gukomeza amasezerano ikayasohoza ibyo yagusezeranyije itabirimo, kuko iyo ivuze biraba. Yesu ashimwe. Ariko Imana yo mu ijuru ibiturinde biragatsindwa n'Imana, amasezerano yayo gusohora yo itayarimo. Kubera yuko uraruha, urarira, urakubitika. Nibyo Mose yanze. Kuko Mose Imana yaramubwiye ngo jyana aba bantu, nzaguha marayika kugenda imbere ubageze mu gihugu cy'amasezerano. Amasezerano ntasohoye se? Ariko Mose abibonera kure, aravuga ati
nzajye muri kiriya gihugu ntagira Imana ngendanye nayo nzabaho nte? Reka Imana idutabare kandi dufashe. Yesu ashimwe cyane. Iyo isohoza amasezerano yayo kuri twe, tuzabe tukiri hamwe nayo. Yesu ashimwe cyane. Impamvu mbivuga, turageragezwa. Ntabwo muzi se abantu batagisenga kuko babonye akazi. Atari uko akazi kababoshye, ari uko ahubwo habonetse uburyo bwo kujya mu bindi. Ugasenga Imana ikaguha ubushobozi, ugakora business ikaguka, yakwaguka ikakubera Imana. Amejo bundi rero ikakugaragura. Imana idutabare. Ariko icyo nshaka kuvuga cyane ni Imana isohoza iki? Isezerano. Ntabwo ijye yivuguruza. Imana yacu isegira ite? Isohoza amasezerano. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu yifuza gusabana natwe igihe cyose, kubana natwe, kuganira natwe nk'inshuti zayo. Haleluya. Yesu ashimwe. Mose amaze gushinga ihema ry'ahantu hitaruye, ngo yavuganaga nayo nk'uko umuntu avugana n'inshuti ye. Haleluya. Haleluya. Ni Imana rero ibasha, ikunda, yifuza guhora isabana nawe nanjye. Kandi kuva kuremwa kw'isi, muribuka Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana ntabwo yabirekeye ahangaho. Yaraje isanga bayihishe. Yavuze, Adamu uri hehe? Nakwihishe. Ndihishe kubera iki? Nabonye nambaye ubusa. Haleluya. Imana yacu ni Imana y'imbabazi. Ngo yica inyamaswa, ngo yari yiremeye ibicocero. Yica inyamaswa imuhagaho ngo yambare kugira ngo adakomeza kwihisha. Amen. 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 Ndavuga Imana ikunda. Icyo gihe yashakaga, yabonye umuntu yaremye, yatangiye kuyihisha, yatangiye kujya kure. Bigeraho yica inyamaswa kugira ngo imuhagaho abashe nibura kwigira hafi yayo. Imana yacu ni Imana ishaka guhora isabana natwe. Yesu nashimwe cyane. Ayo makuru murayakiriye, murimo murayakurura. Imana yacu ni Imana idashaka ko tuyijya kure. Kandi kuba hafi y'Imana kwacu niko gukira kwacu, nibwo butunzi bwacu, niyo mahirwe yacu, nibyo byiza byacu. Yesu nashimwe cyane. Amen. Imana yiteguye gukora ibirenze n'ibyo tuyisaba. Kubw'iki? Kubw'imbabazi zayo no kubw'ubuntu bwayo. Yabwiye Mose ngo icyo uvuze nacyo ndagikora. Hari ikintu kimwe namenye ku Mana, ntabwo igishirirwa, ntabwo iri limited, ntabwo ifite ibintu bikeya ku buryo yabitanga ngo bishire. Ntabwo ifite imbabazi. Nigeze kuba ntwaye imodoka, nigeze kuba ntwaye imodoka, umupolisi arampagarika, niba ngira ngo nari ziya mirongo iba mu muhanda batwara imodoka yutagomba kudepasa kubera uko iteye, ngira ngo nari ngurenze. Ndamubwira nti kuse wambabariye rwose, wampaye imbabazi. Arambwira ngo imbabazi nazitanze zose zashize. Ngizo nifite zose nazitanze zashize. Imana yacu ntabwo imbabazi zayo zijya zishira. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ntabwo imbabazi z'Imana zijya zishira, ahubwo zihora ngo zunguka uko bigize bute, uko bukeye. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Rero nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi bwoko bw'Imana, mureke dushingura amahema yacu tuyashinge ahitaruye, kugira ngo tubashe kugirana relationship, tubashe kugirana ubusabane bwimbitse n'Imana yacu. Nitumara kugirana ubusabane n'Imana yacu, bizatuma tuyegera, bizatuma tuyisaba icyo dushaka, bizatuma twumva ikore n'ibirenze ibyo tugira dute, ibyo tuyisaba. Muhaguruke mbabwire icyo mukora. Hindukira mugenzi wawe nawe umuhanurire. Ubu mugiye guhanurirana. Yesu ashimwe. Mubwire umureba mu maso, mubwire ngo Uwiteka aguhe umugisha akurinde.
Uwiteka akumurikishirize mu maso he akurinde. Uwiteka akurebe neza aguha umugisha, aguha amahoro. Amen. Haleluya. Imana ibagire neza, ibahe umugisha. Mukomeze kwifurizanya ayo mahoro, ariko mushinga amahema yanyu ahakwiriye. Mugire ibihe byiza.